ntunge kuko ikaze udahima gukoresha n'ibiganiro byacu bica ku isheni yawe YouTube channel yawe kandi tukugeza ibintu bitandukanye kandi ku gihe. Uyu munsi turongeye turagarutse kugira ngo twongere tuganire nk'ibisanzwe ni muze Kongomani. Nguhaye ikaze uherereye mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengerazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'umujyi wa Kigali. Mumeze mute? Imana ikomeze ibane namwe. Abagize mu kazi muri kunyumva muri mu kazi namwe mukorana umuhate n'umwete kugira ngo mubone irari cyangwa ipeso zibatunga. Bajya bavuga ngo kazi watamu ni pesa nono utamu ya pesa ni maisha ya mazuri. Nukuvuga ngo rero ubu ngubu nanjye ndi mu kazi ndi gushaka ahela, niyo mpamvu mfashe umwanya kugira ngo mbe nakugereraho wowe utabonye umwanya kuba wagera, bitewe nuko ubuzima tugomba kuba dufashanya. Umugabo Kiramani rero niwe tugiye kugita tugaruka ubwo twinjiye muri the contract cyangwa mu masezerano y'akazi iyo tukomeje kwinjiramo cyane. Yabuze amahitamo y'ibyo akora nyuma yuko yavuye kwa nyirabukwe, reka tubyite gutyo, bamaze kumuburunuriza cyangwa mumukurizo, bamaze kumubwira yuko atagomba gushakana n'umukobwa wabo. Nibwo yagarutse ahura n'umugabo bita Atayiga, maze bapanga kuba basubira mu kazi bagakora akazi gatandukanye basanzwe bakora. Ariko ikintu kije kuba imbogamizi, uno mugabo koko tumaze kubibona ko yamaze guhumwa ku maso n'urukundo, bitewe nuko yumva atasiga umugore cyangwa umukunzi wiwe akajya guhiga amafaranga. Akaba ari n'ubuyobozi bwinshi cyane abagabo bajya bakunda kujya nabo bakumva ko batajya mu kazi ka kure gacumbi kagafite amafaranga menshi, ngo bafite abagore ngo ntibabasiga mu nzu ubonyine, kandi bakirengagiza imyaka babayeho batari kumwe n'uwo muntu bari kuvuga ko batasiga. Ubundi ubuzima burakomeza nyuma y'ibindi byose. Ubuzima butarimo amafaranga ntabwo bujya buba ubuzima bwiza. Nyuma yuko rero ibyo byose bibaye, we umutima nama uri kumubwira byinshi bitandukanye, dore ko yabuze amahitamo. We ikintu kiri mu mutwe n'ikivuga ngo ikintu cyamutandukanye n'umukunzi wiwe yagikura mu nzira, ariko yabajize kwikontorora kwiwe, dore yuko na nyirakuru yari yavuze yuko cyangwa nyirabukwe yari yamubwiye yuko atamukeneye nk'umukobwa wiwe. Sinzi kuntu wowe uri kubitekereza ko biza kugenda. Niba utarakoze subscribe ukaba uri kumva iki kiganiro, yikore. Ni nko kuba uri kucyumva utarakoze subscribe, ni nkuko wafata imodoka ukayihagurutsa nta yisanse irimo cyangwa udafite iyo uri kurya. Ni nko gufora umwambi udafite aho uri kurasa. Rero tuyirukanse rero ntabwo tuza gutinda kuri iki kiganiro kubera ko kiraza kuba gito koko. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo Kiramani rero we yabuze amahitamo, dore yuko ubuzima bwe bwatangiye kuza mu bibazo bikomeye cyane. Ariko buri cyakora cyane cyane ku rukundo rwiwe n'ahahise hiwe hari kumubera imbogamizi, dore ko umuntu mwagiye kwa nyirabukwe akavuga amazina yiwe yakoresha mu kazi ndetse n'ibyo yakoraga. Aho rero haje kuva ikibazo gikomeye cyane. Nyuma yo kuvayo yarakaye yumva ko Nyambo batagomba kubana, yiyakiriye gusubira mu buzima bwe busanzwe, yahise ajya kwa Atayiga maze amwemerera ko agomba gusubira mu kazi kabo, dore ko bari bafite diru cyane bamukeneyemo y'amafaranga amenshi cyane. Bahora bavuga yuko ari miliyoni 50 z'idolari, hafi miliyari 100 cyangwa miliyari 70 na amafaranga menshi cyane yashyize mu manyarwanda, ndetse uwayaguhereza akakanya kaje kuri konti yawe ukarya gusa, warya gusa ukajya ushaka, ntago bayangeza amafaranga uzamara, kubera yuko imyaka yawe wese ubayeho ntayo waba ufite, cyangwa imyaka yawe ugiye kubaho y'ubuzima bwawe bwose busigaye n'abazagukomokaho bamwe na bamwe basanga amafaranga gihari. Byibura ku buvivure nubwo batangira kuvuga ati reka tuyakoreshe agire abyare ayandi, ariko ku mwuzukuru n'umwuzukuruza rwose wasanga ayo mafaranga barya bicaye badakora n'ikintu na kimwe, kuko n'amafaranga atagira ingaro, utabona n'ahantu uyabika mu nzu cyangwa kuri banki.
niyo mpamvu rero bamusubije bashaka ko asubira mu kazi bitewe n'uko uno mugabo azidiru neza azi kuzikora neza, kandi iyo ari mu kazi ibintu byose bigenda neza, nta bujura nta butiriganya bubamo, ariko mu gihe atari mu kazi ibintu byose byabaye umusosi cyangwa ibisosi. Umukobwa atashe uri kumugira inama za nyazo, uraramuka wanze kuva mu kazi, uramuka wanze gusubira mu kazi, uyu mukobwa nyambo uri kwiratana, uyu mukobwa sendika iraza kumwica noneho ukora akazi utamufite. Aho umusore we yahise amusubiza ati ngewe nimba nyamba atari mu buzima bwanjye bamwishe nanjye nzihorera mbarimbure, ariko yamusubiza ijambo ryiza cyane, ubundi utekereza ko kwihorera bizamuzura? Niyo mpamvu ibintu byose byahise biba umusosi barabara, byahise biba bibi cyane, kubera ko bamaze kumubwira iryo jambo yahise abura icyo akora, ariko amahitamo kiramani yonyine afite nuko agomba gusubira mu kazi akagakora, kandi akagakora neza n'umugore, kandi akakomeza kumutunga, kubera ko umugore ntabwo ari uwo kukubuza gukora, ahubwo umugore ni uwo kuguhereza courage zo gukora. Nk'uko abana babiri, uyu Bobo ndetse no murumuna wiwe ise abagererana babwira ati Bobo urukundo rwamuhumije amaso atuma adakora, kubera yuko ubundi umugore yageze mu kazi, iyo umushyizemo umuvanze mu kazi cyangwa muri misiyo zawe zo gukorera amafaranga zirapfa. Niyo mpamvu bajya bavuga ati power izi imbere, umugore akaza nyuma. Ibyo nibyo bavuga. Ubundi ni ukuvuga ngo ubundi uri gukora wirengagize ibintu byose ufite, ahubwo ugashyira imbaraga zawe ku muhate, ukamenya yuko ibyo uri gukora ari byo bigomba kugutungana na wa muntu ukunda, kubera ko wa muntu ukunda azabaho neza, azarya kubera ko wakoze. Nudakora nta kintu azageraho, nawe ntacyo uzageraho, uzakomeza kwitwa imbwa cyangwa witwe andi mazina yose agaragaza ko uru ntacyo bashije kwikora. Abundi ikindi nabwo mwibuke yuko abagore bakenera umuntu ukora, ushobora kuba yabatunga, dore kubera ko amahirwe menshi cyane uyu mugore yamaze gushaka akazi karahagarara, akabura akazi cyangwa akazi bitewe n'inshingano aba agiye kwakira zigatuma atajya mu kazi. Urugero rukomeye cyane ubundi mu muco w'igihugu cy'Abahinde bivuga yuko umugore yamaze gushaka nubwo yaba afite akazi, ako kazi aragahagarika, keretse aba afite inshingano mu gihugu byoho ibyo ntabwo bibyakoraho kuba yakora, ariko ari babandi bikorera abana cyangwa n'abandi bantu, akaba kenshi na kenshi baragahagarika bakaba mu rugo, bakita ku muryango ndetse bakita no ku rubyaro. Ariko twebwe umuco wacu udusaba yuko tugomba gukora tugahuza imbaraga, kubera ko dufite icyo bita uburinganire ndetse uburinganire ndetse n'ibindi icyo twakwita ngo kisinzi twakitwa uburinganire n'ubwuzuzanye plutôt. Urumva rero twebwe ubu bose tugomba guhaguruka kugira ngo dushakire umuryango n'igihugu muri rusange, kubera yuko iyo umuntu umwe akora wenyine aravunika, kandi iyo bakoze ari babiri iterambere ry'umuryango, kandi umuryango iyo uteye imbere burya n'igihugu kiba giteye imbere. Niyo mpamvu iterambere ryawe ubwawe rihesha ishema igihugu, ibintu bikagenda neza cyane. Niyo mpamvu uyu mugabo nawe Kamereho cyangwa Kiramani agomba gutekereza yuko iterambere ryiwe rifitiye umumaro, kubera yuko nabona amafaranga menshi azaha n'abandi bantu, babasagurira abandi bantu bahinduke ubuzima tubayemo. Rero tubukesha abantu, nubwo Imana ari y'ubutoreza, ntabwo Imana ijya imanuka ku isi aba yibereza ibyo dukeneye, ahubwo yohereje abantu yaremye nabo bagenda bafasha abandi mu ngendo zabo kugira ngo bagere kuri success zabo. Aba bana babiri rero tuvuze, umwe agira umuhate wo gukora, yumva ko yanakora ibintu byinshi cyane kugira ngo yiteze imbere, undi we bitewe nuko agendera ku cyubahiro cya papa we, ngo papa yarakoze afite amafaranga, namara gusaza azayaturaga aduhereze umugabane wanjye, uwo mugabane wanjye nanjye uzatunga. Ariko ntabwo abizi ko ubu ngubu ari we yakagombye, ndavuga Bobo, yakagombye kuba akora ikintu cyose n'umugore wiwe akabona ko Bobo ari umwana ushabutse kandi ukora. Iyi mpamvu ujya ubona Bobo urukundo rwe rutagenda neza, no kubera yuko Bobo nta muhate wo gukora agira, ni umuntu uri aho uri business, wibereye aho ngaho gusa, wibereye mu mandazi, reka tubivuge gutyo, udashaka gukora, udashaka no kuba yajya muri business iyo ari yo yose, niyo yaba ari iyase, ngayikore abone amafaranga yo kuzatunga umuryango wiwe. Dore yuko mu gihe yari gupanga ubukwe nta n'amafaranga yari afite, burya ise niwe wari uri gushaka kuba yabimukorera, cyangwa uriya mugabo bita Kiramani ushaka kuzamubera pare. Niyo mpamvu papa wiwe yafashe ububasha. Iki icyakoze ni igiki?
ubundi umwana w'imfura mu muryango ni uhabwa ububasha n'ubutware bw'umuryango no kuba umutware w'umuryango, ariko uyu mugabo Tayiga abonye ko umuhungu we w'imfura atabibashije abihereza ubuheta bwiwe. Bishatse kuvuga ngo rero intambara hagati ya Bobo na murumuna wiwe Renzo igiye kuvuka kandi zaba ari inkundura. Tunyarutsiye ku mugabo bita Nsabi ufite ibyishimo bimeze neza kubera ko business iri kwaguka, dore ko n'abanyamwero batangiye kumenya gahunda ziwe, cyangwa abafite uruhu rwera batangiye kubona gahunda ziwe kare nziza cyane, n'ibiryo byiwe biryoya n'akaboko kiwe. Abantu tutangiye kubona ko Nsabi burya ari umunyamugisha ukomeye cyane, dore yuko muri restaurant yiwe batangiye kujya abona abakiriya benshi cyane kandi batandukanye n'abanyamahanga batangiye kuza bamugana, atangiye kuba yamenyekana, dore ko icyo ngicyo cyatunguye umugore. Ubundi kenshi y'Imana igushyize akaboko mu bintu byawe abantu bose baratungurwa, dore yuko batangira kwibaza ngo ibi bintu biba. Umugabo umwe yari yicaye ku irembo ari impumyi, maze Yesu aratambuka mukoraho riraka, agarutse batangira kuvuga ngo uriya niwe cyangwa siwe, abandi ati burasa nawe ntago ari we, ariko barabamiriza ati ni njyewe wahuye na Yesu, ni njyewe Yesu yagiriye neza. Nsabi rero muri ino minsi nawe nuko bimeze, abantu bari kumuyoberwa, dore ko n'uwo babana mu nzu yatunguwe kuba hari ibintu yakagombye kuba atashobora ahubwo yashoboye uyu munsi bikaba byabaye. Iyi Imana igiye kugukorera byinshi cyane, iramanza ikagusubiza inyuma, yamara kugusubiza inyuma ikagusuzuguza, abantu bose bakagusuzugura bakagufata ijambo, ariko iyi kugarutseho kugira ngo igusubize ibyo yakwatse, abandi bose baza bavuga ati hawo byagenze bite kugira ngo ibintu ube wabigeraho, wabikoze ute cyangwa ibindi wabigenje gute. Ngaho nguko nuko byifashe rero kwa Nsabiho, ibintu bimeze neza, dore ko Imana yamuhaye undi mukunzi mwiza kandi ufite amafaranga mukunda, kandi noneho nawe itangiye kujya imuha imigisha. Dore ikiza rero cyane urukundo rwiza ruri urukundo rwa nyarwo, Imana ihashyira imigisha kandi kahezagira cyane, ibintu byose bikagenda neza. Ugakora kuri rimwe igahita riba 100, wakora ku 100 igahita biba 1000, wakora ku 1000 igahita biba 10,000, wakora ku 10,000 igahita biba 100,000, wakora ku 100,000 bigahita biba miliyoni igahita ibyara n'izindi miliyoni n'utumiliyoni, ubuzima bukagenda buri fresh cyangwa buri kumera neza cyane. Umukozi w'umunyamagambo akenshi na kenshi uyu uvugagura bikubwiraho ingaruka, niho nk'umukozi ushobora kuzabura akazi kiwe niyamutungaga akaba yagira ute yayaburiramo. Mitsutsu Nana ndetse n'umwana wa Landirodi bameranye neza, ariko ikitangaje kirimo nuko Nana yatangiye gukunda Mitsutsu. Ese biraza kugenda bite ko Nana atangiye kujya fuhira Mitsutsu mu gihe ahubwo yamwukaga inabi, amutuka amubwira nabi? Ibintu biraza kugenda gute? Se Mitsutsu araza kumenya ko n'umukobwa yicuruzaga azazibukira cyangwa azakomeza afatiriho, dore yuko na Imana imaze kuguha umugisha, abanzi bawe bahinduka inshuti zawe, abari inshuti zawe bagahinduka abanzi bawe. Icyo nibwo buzima tubayemo, kandi tutagomba kuba twagira ute twavugaho cyangwa twavuguruza. Ni gutyo byestaye. Wowe uherereye uri kunkurikirana aka kanya, sinzi ukuntu uri kubyumva, igitekerezo cyawe kiba gikenewe cyane kugira ngo tumenye uko tugomba kubaho no tugomba gukora. Ibi dukora ntago ari ukugira ngo twice iby'abandi, ahubwo no kugira ngo bya bindi by'abandi tubishyigikire, abantu babimenye kandi bamenye n'impamvu yayo. The Contract rero kuno munsi abaho ducugikira ikiganiro cy'uno munsi, reka tuzasubire mu kindi kiganiro cy'ubutangiye. Muze kongomane Gasege ndahangwa na bose. Ciao ciao, ndabakunda. Impano ku isi iturutse mu ijuru